Waramutse Yonasi we. Waramutse Karo. Hanyuma se abana ko batagiye kwiga muberekeje bajyanye mu murima kumfasha uturimo. Murima? Ijuru se araho ugenda kujya bazaba banajya ubuse ko narinda yihinga. Haramutse. Waramutse Mari. Haramutse neza. Komera komera. Mukomere n'amahoro. Yewe ngize Imana abari wowe ubusa. Dore kuri umwe mu bagize komite ishinzwe kurandura imirimo ibujijwe umwana. Ariko rero komite yanyu mufite urugamba rukomeye. Habaye iki? Dore usanze mparira n'uyu mugabo ngo ni Yonasi. Yabujije abana kujya ku ishuri ngo agiye ngo kubahingisha ngo imishike. Ugira ngo se ndakubeshye singabara aho bahagaze. Ibyo ko bigahitse? Niko kandi ibyo nyibyo umenye ko bihanirwa n'amategeko. Uranyumva Yona? Gusa ntabwo bintangaje. Ko bikorwa na Yonasi uyu nguyu ntayiruka kwitabira umuganda. Ukabutitabira inteko z'abaturage ngo wumve ibivugirwamo. Jewe wowe nyine. Ariko se uretse gukabiriza ibintu umwana w'imyaka 14 ko yafasha ababyeyi imirimo byabaye cyajyanwa n'amategeko ryari. Uranyumva ko batarumva ikosa yakoze kandi mora mubidusobanurira buri munsi. Yona uzi ko kutitabira kwawe bituma ukora ibintu bibi cyane amakosa azatkuviramo n'ibihano bikomeye. Reka nkubwire umuntu wese utarageza ku myaka 18 aba ari umwana ntiyemerewe gukora umurimo wose ubangamiye imikurire ye umutesha agaciro. Imubuza amahirwe yo kuba mu muryango. Banyumvise umubuza ishuri ubangamira iterambere ry'ubuzima bwe n'imitekerereze ye kuko witwa umurimo ubujijwe ku mwana. Bya bintu uko bikomeye. Nkangero umwe mu bagize komite ishinzwe gukumira imirimo ibujijwe umwana mu mudugudu dufite inshingano zo gukurikira abantu nkawe mukora ibintu k'ibyo ibyo bigayitse mukaturega tukabashyikiriza inzego zibishinzwe zikanabakurikirana. Mumbabarire ndabamenyesha yuko urumva ngiye ibingibi bitazongera ngiye guhinduka ndetse nzanahindura n'abandi bafite imitekerereze icuramye nk'iyo yanjye ahubwo kamamagara abana banjye. Mujyambe nimuze sha mumpereza amasuka nihute mu rugo mukarabe mugende ku ishuri aho musangira amasomo si kimwe no gusiba umunsi wose. Mwihute sange mwakarabye mwagiye. Hanyuma se Mari ndakumva iyo komite igizwe n'abandi. Komite igizwe n'umukuru w'umudugudu ushinzwe imibereho myiza ushinzwe umutekano inshuti z'imiryango uhagarariye abayobozi b'amasibo kandi iyo komite ntabwo igarukira ku rwego rw'umudugudu gusa iri ku rwego rw'akagari ku rwego rw'umurenge ndetse no ku rwego rw'akarere. Nibyo rwose yego ndasobanukiwe pe nuko kandi urakoze kunsobanurira. Urakoze nawe. Yego gukoresha umwana uri munsi y'imyaka 18 umurimo wose ubangamira imikurire ye umutesha agaciro ubangamira imyigire ye cyangwa umuvutsa amahirwe yo kuba mu muryango ni icyaha. Buri muturage afite inshingano zo kumenyesha inzego z'ibanze cyangwa RIB abakora icyo cyaha. Twese hamwe dufatanye kurandura imirimo ibujijwe ku mwana. Ubu butumwa mubugejejwe na Minisiteri y'Abakozi ba Leta n'Umurimo ku bufatanye na World Vision International Rwanda.